ubuntu bw'Imana twabuhawe kubw'ubuntu. Kristo niwe wabaye igitambo kimwe rukumbi cyashyiriwe kugira ngo gicungure abisi. Twari ruturushye, twari imbata. Bibiliya navuga ngo ntitwari ubwoko, ntitwari kumenywa, agakiza kose kari karahawe mu Isiraheli. Ariko ku bwa Kristo wabaye igitambo rimwe risa, akemera guca bugufi, urupfu rubi rw'agashinyaguro twari gupfa akemera kurupfa. Niwe wabaye igitambo gisa. Yego. Hanyuma navuze ko muri abahanga. Ntabwo isengesho risaba ikiguzi. Ntabwo ari donadona. Ntacyo acuruje yaranguye. Ikindi cya kabiri, hari abantu berejwe gukora umurimo, abo bita abatambyi. Bari abantu babaga ku gicaniro, bahoraga banihira ubwoko bw'Imana. Abo bantu bari bakwiriye kuzanirwa ibitambo. Rimwe bazanirwaga imfizi z'intama, abandi bakazanirwa inuma, abandi intungura. Ariko Kristo agiye ku musaraba, ibyo bintu byose avayo abirangije. Aravuga ngo nguyu umwenda warukingirije ahera. Umuntu wese mutabuyemo kabiri. Umuntu wese niyinjire yitambire igitambo cye. Arongera aravuga ngo kandi mumenye ko ninjye nzira, ukuri, ubugingo. Nta muntu ujya kwa data atari njye umujyanye. Ntabwo umuntu ajyanwa na pasiteri, na potere, na mushumba, na runaka, na runaka, na evangeliste. Umuntu azajyanwa mu ijuru nuko yizeye amaraso ya Yesu Kristo. Abo rero baca amafaranga, wishaka guhita ukazinzika nk'uko ari ukambajije. Abo bantu baca amafaranga, indamu zabo n'inyungu zabo nabo bizarangira no kwifuza kw'isi, kuko bamaze kwihemba. Ibihembo byabo barabyakiriye, barabifata, babikoresha uko babyumva. Ariko hari abana b'Imana, haleluya, hari abantu b'Imana bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya yavuze ngo niho data azicara abahereza. Yesu afata ijambo, ajya presenta, avuga ati wowe kanaka nawe waje, nawe kanaka waje, nawe kanaka waje. Abwira Imana data wa twese ati dore ngaba abo wanyohereje mu isi kujya gucungura, ngaba abo narokoye, abo nazanye. Impundu zizavuga, kandi hazabaho kuririmba, guhimbaza no kuramya Imana, ko niwo muri muzabo hari kugira ngo abera b'Imana buzure umunezero n'ibyishimo. Rero abacuruje impano iva ku Uwiteka bazabibazwa. Singeje guca iteka, ariko simvuze ngo imbokoboko ndumva ushaka kunyinjiza mu bintu byinshi. Nakubwiye ko indamu zabo bamaze kuzironka muri bya biguzi. Igitambo cyatambwe rimwe gusa risa ni Kristo. Abo bandi bashaka guca 300 miliyoni simbizi, n'abandi sindanabikurikira kuko ibyo simbitindaho cyane, simbifataho n'umwanya, bamaze kwihemba. Nabo rero igihembo cyabo baragitegereje, ni ukujya mu muriro waka amazuku. Bwa buri munsi hari ikintu kiriho kigoye. Gukangura umuntu wasinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu wisinzirije biragora. Barindiriye kandi iherezo ryabo rirushaho kuba ribi. Ariko mbibutsa ko Kristo arahagaze. Ndushaho gukangura abantu, umuntu wese arusheho kwibuka umuhamagaro yahamagawe. Yego. Wahamagawe yaritabye, kandi uwitabye yeretswe inzira agomba kunyura. Kandi ahabwa amabwiriza y'urugendo. Icyo bita briefing, yahawe amabwiriza y'urugendo. Kuko itorero iyo riha umuntu inshingano z'ubupasiteri cyangwa n'ubutambyi, hari amabwiriza y'itorero ahabwa yuko atazakoresha inshingano ahawe mu nyungu ze bwite, ahubwo azita ku bwoko bw'Imana no kubungabunga itorero. Yego. Rero urumva uwarenze izo nshingano akarenga uwo murongo, hari ibyo arindiriye. Umushoferi uri mu nzira utwaye ikinyabiziga, hari amabwiriza agendera y'umuhanda. Yego. Iyo arenze ayo mabwiriza, kubiza amategeko y'umuhanda, iyo urenze ayo mabwiriza uteza ibintu bitatu mu muhanda. Icya mbere, Empo TV. Yes, nkuko bisanzwe twongeye kubaha ikaze kuri MPO TV, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mudutera inkunga, abantu mukomeje kubana natwe
waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, tuguhaye ikaze mu ikiganiro. Tumaze iminsi tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, aho mugenda mudusaba buri wese ngo twakora kw'ibi ngibi, twabagezeho ikiganiro iki ngiki, tubagaruriye wa muntu wanyu, wa muvugabutumwa wanyu, kugira ngo twongere twinjirane mu kiganiro, agire byinshi yongera abashe kutugezaho. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. murakoze namwe, yaba mwebwe abayobozi ba MPTV ndetse n'abadukurikiye bose, n'abatureba ndetse n'abatwumva. Imana ibahe umugisha. Yego, turagarutse. Ushize twagiranye ikiganiro cyiza cyane, cyari cyuje ubusesenguzi, kijyana gitanga ukuri ku ivugabutumwa n'uburyo umuntu yagombye kwakira ivugabutumwa ko atagomba kuyobwa. Turagarutse rero ngo twongere, hari ukuri kwasigaye, buriya ngo aravugwa ariko ntarangira. Hari utundi dukeregeshwa wasigaranye, tugira ngo uze wongereho dutanga umucyo, aho ikivi twashoje tongeye tucyuzuze. Ubushize twashoreje, ndumva twari twibanze ku kuba hari abavugabutumwa baza bakita ba nyirandabizi, cyangwa bagashyira ubushobozi bwabo cyangwa ivugabutumwa bakariryo bashyira imbere mu buryo bwo bw'indonkera y'amafaranga. Hari uko bisesenguye, hari nuko n'abandi babyakiriye. Ndagira ngo dutangire ikiganiro utubwira muri make y'uko ibintu bimeze. Murakoze. Hanyuma ngira ngo ubushize koko twakoranye ikiganiro nk'uko mwe mwabinsabye, hanyuma nza kuva hano ntaha nk'uko nari mbasigayemo umwenda, ariko menyesha abantu ko nzagaruka twongera tukabana nk'uko nari nabyemeye. Ariko nanabasobanura ko nubwo bimeze bityo sinkunda ibintu bya social media, ariko kuko wari umwenda nari mpaye abantu, niyo mpamvu nagombaga kuza kuwishyura, kugira ngo gukiranuka ni ugusohoza gukiranuka kose. Ntabwo nagombaga gukora kuza kwishyura umwenda. Hanyuma nanjye nditeguye, kandi naje numva nuzuye ubuntu bw'Imana mu mutima wanjye. Ndumva nejejwe mu mutima no kubana n'abantu b'Imana. Ariko intego yacu, nongere nkwibutse munyamakuru na bene data badukurikiye n'abatwumva, ni ukugira ngo turushe kwibukiranya ukuri kw'inzira tujyamo. Twongere twibukiranye guhamagarwa twahamagawe. Ese twahamagawe we mu muhamagaro? Twahamagawe tuva he tujya hehe? Twavaga mu nzira z'amayobe, hari mu mwijima w'icuraburindi, ariko Kristo aduhamagara aturembuza n'ikiganza cy'ihumure cy'imbabazi nyinshi, cyuzuye ubwuzu, kugira ngo tuze twongere duhumurizwe, aduhumurize. Twatuvaga mu mwijima atuganisha mu mucyo. Yego, Imana ibahe umugisha. mu wundi mu kintu twise nk'inzira y'iyobokamana, cyangwa se inzira itujyana mu ijuru, bavuga ko ari inzira ifunganye. Kandi bavuga ko inzira ngo niko twabyirutse batubwira, cyangwa twasenze batubwira ko inzira ijya ikuzimu ngo ni inzira nini, kandi ngo yoroheje kuba wakwihuta. Ni gute wenda umuntu ujya ikuzimu? Ni urugero twagiye twumva bamwe na bamwe ivugabutumwa ryagiye risohoka, nk'abantu bakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho, cyangwa bakunze kudukurikira, n'abantu bakurikiye iyobokamana kuva kera bagiye bumva umuvugabutumwa bitaga Risa, baramuzi cyane, niwe watangaje bwa mbere ko ngo yagiye ikuzimu akongera akagaruka ku isi. Hari n'abandi bagiyeyo, ntanze nk'urugero nk'uriya muvugabutumwa bita ngo ni Karosi. Hari byinshi yagiye atangaza ubwe, atana abakobwa wenda yabanaga nabo, bavuga ko ngo bagiye bajya ikuzimu, ariko nyuma baza kubivuguruza, bavuga ko ngo babyoshywaga n'umuvugabutumwa uwo Karosi kugira ngo batwike. Wowe kuri washyiraho ngaho, wemera ko umuntu ashobora kuba yajya ikuzimu akongera akagaruka mu bantu, cyangwa ni ibintu byo gutwika gutyo gusa by'ubuyobe? Murakoze abanyamakuru, ntabwo mworoshye. Ibyambayeho ubushize ndabona ari byo ugaruye, sije uhise uyihindura rwose, uhise undeviya. Numvaga nejejwe no kubwira abantu ibyanditswe byera, ariko reka tugaruke muri uyu murongo. Gusa biragoye, niyo mpamvu guza ahantu nk'aha bisaba kubanza gusenga no guhendahenda Imana mu mutima, kuko hari igihe mukubita abantu ibibazo kubera ubwenge bwinshi muba mufite n'ubucukumbuzi n'amashuri muba mufite, abantu bakayobagurika, bikaza gutuma bavuga n'ibitari byateguwe. Bibiliya iravuga ngo inzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye, ariko inzira ijyana abantu mu kurimbuka
ni inzira y'igihogere. yego Neye mbanze nkosora ko wari uvuzeho imbere gatoya. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo inzira ijyana abantu ikuzimu. Inzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye, hanyuma inzira ijyana abantu mu kurimbuka ni inzira y'igihogere. yego Rero iyo bavuze ibyo baba bavuze iki? Ubundi gukurikira Kristo ni ukwigomwa, ni ukureka, ni ugutakaza, ni ukurekura. Donke ni ukuva muri ibi ariko ukemfasayizinga muri ibi ngibi. Iyo bita inzira ifunganye. yego Kabiri, turahera ku bigishwa, ku batubanjirije muri iyi nzira y'agakiza. Bivuga ko bamwe atoranya abigishwa, ntabwo Bibiliya ivuga ko bose bari abashomeri, bari abantu bari aho badakora imirimo. Rimwe na rimwe abantu b'abahanga, b'abentelectuel, abantu mwize, abantu b'abanyabwenge nkamwe b'abanyamakuru, rimwe na rimwe mushaka kwanariza, mushaka kugaragaza ko abantu bakora Imana ari abantu b'injiji, ari abantu batagira imirimo, ari abantu batagira akazi, ari abantu batagira icyo gukora. Oya, iyo duhere ku batubanjirije mu ntumwa za Kristo za Yesu yahamagaye, mu bigishwa yahamagaye atoranya. Abo bigishwa Bibiliya ivuga ko yabatoranyije mu bandi bari kumwe, ariko agenda atoranyamo umwe umwe cyangwa bake bake, ariko abatoranya muri benshi. So n'uyu munsi nshaka kubutsa bene data bankurikiye bashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ikeneye umuntu w'umumaro ariko mu bantu benshi, kuko umuntu imutoranya mu bantu. Icya kabiri, Imana ikeneye umupasiteri itoranyije ihamagaye mu bantu benshi. Imana ikeneye umuvugabutumwa mwiza ihamagaye mu bantu benshi, ariko ikamutoranya bitewe n'intego ifite n'icyo Imana ibona azayimarira ejo hazaza ku bwoko bw'Imana. Rero icyo navugaga, Imana ihamagara abigishwa, yabahamagaye bamwe bari mu mirimo, barakoraga, bamwe bararobaga, abandi bari bafite indi mirimo igiye itandukanye nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Ntabwo rero ariko byaba bimeze, nicyo nashaka gusobanuraho. Ndagira mvuga ikindi rero warubaye nkubazaho ngo ikuzimu n'ibiki. Ntabwo nje imbere y'itangazamakuru kuza kwamamaza ikuzimu, simpazi, sinanagezeyo, nta nubwo nkunze no gushishikazwa no kumenya imikorere y'ikuzimu. Ahubwo numva nshishikajwe, mfite inyota yo kumenya iwacu iyonge, kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo iwacu sino, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Rero abanyotewe no kumenya ikuzimu n'iby'ikuzimu nibarya bayobye inzira, banze kuba nk'uko ubushize bivuze, banze kuba abana b'Imana bagashaka kuba abakozi, badeveye inzira. Ahubwo Imana ibafashe, yongere ibakomeze, bakomange ku mutima, Imana y'amahoro yongere ibagarure mu murongo, baba abana b'Imana, baba abana mu rugo. Imana ibahe umugisha. aho ngaho ndahita nkubaza ikindi kibazo. Hari twagiye tubona, reka wambujije kujya mentioning izina cyangwa mvuga ku izina ry'umuntu turi mu kiganiro, ariko bibaye ngombwa ko mbivugaho. Hari umuvugabutumwa cyangwa ngo ni pastor bita Pastor Claude, abenshi baramuzi ku mbuga nkoranyambaga, niho yakunze kugaragara cyane. Byagaragaye ubwo hari ahantu bajya bita ngo ni Kanyarira, ndahamya neza ko abantu benshi barahazi. Byagaragaye amavideo ye yagiye asohora, yagiye ngo muri kuko harimo ngo amakave binjiramo bakajya gusenga, akinjira mu mwobo bagakomezamo hirya, birongera bigaragara yikoreye amabuye ariyo ayajugunya mu ntuza mu mugezi, avuga ngo abanzi be bose ngo abajugunye mu mugezi, ngo uko ajugunya abanzi, uko ajugunya amabuye, yikoreye amabuye, ngo uko ajugunye amabuye mu mugezi, ngo ni nako ajugunya abanzi be. Ese birakwiye ko umukozi w'Imana afata abanzi be? Ko bavuga ngo Imana ubundi itubwira ko ngo umuntu niba akugiriye nabi wowe utamugirira nabi, kandi ngo umwanzi mufata abanzi banyu nk'abakunzi banyu, umwanzi wanyu mumugirire neza, nakugirire nabi we ntumugire neza. Birakwiye ko umukozi w'Imana afata niba afite abanzi akabajugunya, akabatererana. Nabanje kugisabira imbabazi mu kiganiro cya mbere twagiranye, mbisaba mu rusange kuri kamera. Ntabwo nkunda amazina y'abantu ko angarukamo, sinkunda no kuyavuga nanjye nubwo ndifite izina. Yego, hari igihe abantu bahugira ku mazina aho guhugira ku murongo w'icyo abantu bakeneye kumva. yego, niyo mpamvu abantu bagiye biha amatitire n'ubushobozi n'amazina, abantu bakita ba poso, abandi bakita ba potere, abandi bakita ba marayika, abandi bakita andi mazina y'ibitangaza,
kugira ngo barusheho nko kujijisha abantu, aho kugira ngo abantu barangamire ubutumwa bwiza, abantu barangamire amatitere bafite. Rero ndavuga ibintu ibi biriho. Nk'uko nabivuze ububanza, itangazamakuru ni ryiza mu ruhande rumwe, ariko no mu rundi ruhande rikawusanga ni ikibazo. Mu by'ukuri iyo tuvuze ibyo bintu biragoye. Abantu ntibashaka ko izina rya Kristo ryamamara, abantu barashaka kwamamaza amazina yabo. Ahantu umuntu ari buze kwihandagaza, ariko Imana idushoboze, ubukirisitu burabuze muri iyi minsi y'ubuhenebere. Ahantu umuntu yihandagaza agategura timu runaka kugira ngo izi imbere ya kamera ikonvenka abantu ko bagiye ikuzimu, bagatanya kuvuga imyato y'ikuzimu, abantu bagatumbera ko bagiye ikuzimu, aho kugira ngo babwirize abantu ubutumwa bwiza, abantu batumbere ko Kristo ari umwami. Biteye isoni, biteye umubabaro ndetse n'agahinda. Ariko Imana yongere ihamagare kandi yongere ibwiriza abantu ubutumwa bwiza, kugira ngo nabo bakangukire kongera kububwiriza abandi. Rero icyo wari ubajije, hari pastor wari uvuze umwe, ntabwo ndi buvuga izina rye. Imana ni iy'amahoro, izamugenderera, nimba kuko ariyo yamuhamagaye, izanagaragaza ko muhamagaye. Ariko mu bintu dutozwa n'ijambo ry'Imana, dutozwa gukiranuka ku kanini ndetse n'agatoya. Icya kabiri, biravuga ngo icyo ukuboko kw'iburyo gukoze, ukuboko kw'ibumoso ntikukabimenye. Icyo ukuboko kw'ibumoso gukoze, ukuboko kw'iburyo ntikukabimenye. Ibi bintu byo kujya ku musozi, uretse ko wari umusozi mwiza wera, abantu b'Imana bajyagaho bakawutera bakawuzamuka cyangwa bakawumanuka, barusha umutima bakahavuganira n'Imana yabo, bakahaganira n'Uwiteka, bagataha imitima yabo ihembutse. Ariko barahinjirirwa n'imyuka tutazi iyo iturutse. Ari ibyo byose twavugaga. Ntabwo umusozi wo gusengeraho ari wo musozi wo kujya gukamereraho, ku buryo ahantu abantu b'Imana bihererana n'Imana bakaganira n'Imana, ari hantu ho kujyana itangazamakuru ukajya gukamera no kubishyira mu itangazamakuru. Icya kabiri, tekereza ko uwo muhango wo gufata amabuye ngo uyaterera mu mugezi, uvuga ngo uko atembye niko n'abanzi bawe batembesheje, wo si umuco wa gikirisitu, yo si indangagaciro y'abana b'Imana. Iyo ni indangagaciro y'abapagani, abantu batigeze bakebwa. Guhora, nta mukirisitu tukwiye kwihorera, ahubwo akwiye gusenga no guhendahenda Imana, Imana ikaba iya mbere guhindura abanzi be, kugira ngo bamugarukire bamwegere, babe umwe muri Kristo Yesu, bafatanye ijambo umurongo ujya mu ijuru. Hari ijambo Paulo yigeze yandikira uwitwa Filimoni, yamwandikiye urwandiko rumwe, numva ari igice kimwe yamwandikiye. Hari ahantu yamubwiye uwitwa Onesimo yari imbata kwa Filimoni, ariko ntabwo nza kubyinjiramo cyane kuko sinshaka kwigisha umurongo, nzawigisha wenda ningirirwa ubuntu bwo kugaruka. Ariko yaramubwiye ngo nguyu umwana wanjye Onesimo, wo nabyariye mu minyururu, mboshywe ndenganyiriza ubutumwa bwiza. Aramuvuga ngo Filimoni, nguyu Onesimo utarakugiraga umumaro kera, ariko mukugaruriye ari mwene so muri Kristo Yesu. Umwakire nk'uko wanyakira, umwakire nk'inkoramutima yawe. Nimva ijambo yaravuze. Ubundi dukeneye abantu b'Imana bakwiye guhumuriza imitima y'abantu b'Imana, abantu bahuza abantu n'abandi bakabunga, ariko bakoresheje ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ndumva ibyo sinabishyigikira, nta nubwo nabikomera amashyi, ahubwo navuga ngo Imana y'amahoro yongere imugenderere, imuhindura icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ibyo ntibikwiriye umukirisitu. Murakoze. Twagiye tubona hari abavugabutumwa, twagiye tubona benshi bagiye batandukanye, bamwe baza bakora kuri social media, abandi bakaza bagakorera mu bundi buryo bwo twakwita ko ari indonke, kugira ngo babone amafaranga, bagwize umutungo. Ibyo birarangira, bamwe baravuga ati wenda umuvugabutumwa agomba kuba yabonye isabune, agomba kuba yabonye amavuta yo kwisiga, agomba kuba yasize umunyu mu rugo, agomba kuba yasize n'umuceri mu rugo. Ese birakwiye ko umuvugabutumwa niba agiye kugusengera hari ikindi kiguzi uba ugomba kumuha? Twagiye tubibona bamwe bagenda baka ngo za miliyoni, abandi ibihumbi magana, ngo abandi bibanza bingahe, ngo kugira ngo usengere ngo urabanza ngo utange ibihumbi ngo 300,
ngo byo kugira ngo usenge none ngo wagiye kubijyana ahandi. Birakwiye ko umuvugabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana asengera umuntu hari ikindi kiguzi amaze kwaka. urimo uranyobya sije twamaze kuhita abanyamakuru muri abahanga muri abanyabwenge wamaze kunyobya ariko reka nsobanura aka kantu bene data bankurikiye n'abanyumva kuko nabo bakumvisha ukambaza. Ubuntu bw'Imana twabuhawe kubw'ubuntu. Kristo niwe wabaye igitambo kimwe rukumbi cyashyiriwe kugira ngo gicungure abisi. Twari ruturushye, twari imbata. Bibiliya navuga ngo ntitwari ubwoko, ntitwari kumenywa, agakiza kose kari karahawe mu Isiraheli. Ariko ku bwa Kristo wabaye igitambo rimwe risa, akemera guca bugufi, urupfu rubi rw'agashinyaguro twari gupfa akemera kurupfa. Niwe wabaye igitambo gisa. Yego. Hanyuma navuze ko muri abahanga. Ntabwo isengesho risaba ikiguzi. Ntabwo ari donadona. Ntacyo acuruje yaranguye. Ikindi cya kabiri, hari abantu berejwe gukora umurimo abo bita abatambyi. Bari abantu babaga ku gicaniro bahoraga banihira ubwoko bw'Imana. Abo bantu bari bakwiriye kuzanirwa ibitambo. Rimwe bazanirwaga imfizi z'intama, abandi bakazanirwa inuma, abandi intungura. Ariko Kristo agiye ku musaraba ibyo bintu byose avayo abirangije. Aravuga ngo nguyu umwenda warukingirije ahera. Umuntu wese mutabuyemo kabiri. Umuntu wese niyinjire yitambire igitambo cye. Arongera aravuga ngo kandi mumenye ko ninjye nzira ukuri ubugingo. Nta muntu ujya kwa data atari nge umujyanye. Ntabwo umuntu ajyanwa na paseri, na potre, na mushumba, na runaka, na runaka, na evangeliste. Umuntu azajyanwa mu ijuru nuko yizeye amaraso ya Yesu Kristo. Abo rero baca amafaranga wishaka guhita ukazinzika nkuko ari ukambajije. Abo bantu baca amafaranga, indamu zabo n'inyungu zabo nabo bizarangira no kwifuza kw'isi, kuko bamaze kwihemba. Ibihembo byabo barabyakiriye, barabifata, babikoresha uko babyumva. Ariko hari abana b'Imana, haleluya, hari abantu b'Imana bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya yavuze ngo niho data azicara abahereza. Yesu afata ijambo ajya present avuga ati wowe kanaka nawe waje, nawe kanaka waje, nawe kanaka waje. Abwira Imana data wa twese ati dore ngaba abo wanyohereje mu isi kujya gucungura, ngaba abo narokoye, abo nazanye. Impundu zizavuga kandi hazabaho kuririmba, guhimbaza no kuramya Imana, ko niwo muri muzabo hari kugira ngo abera b'Imana buzure umunezero n'ibyishimo. Rero abacuruje impano iva ku Uwiteka bazabibazwa. Singeje guca iteka, ariko simvuze ngo imbokoboko ndumva ushaka kunyinjiza mu bintu byinshi. Nakubwiye ko indamu zabo bamaze kuzironka muri bya biguzi. Igitambo cyatambwe rimwe risa ni Kristo. Abo bandi bashaka guca 300 miliyoni simbizi n'abandi sinabikurikira kuko ibyo simbitindaho cyane, simbifataho n'umwanya, bamaze kwihemba. Nabo rero igihembo cyabo baragitegereje, ni ukujya mu muriro waka amazuku. Niko Bibiliya ivuga. Murakoze cyane. Abo ngabo wenda bagiye babikora batyo. Ubundi bavuga wenda hari ibyo Imana ivuga. Ubundi ngo Imana, iby'Imana ni ibitangaza, biratangaje. Kandi kugira ngo ubimenye bisaba kuba ufite ububasha no kuba Imana yarakugiriye ubuntu ikaguha impano zo kuba wabona ibyo ivuga, ko ngo Imana ivugira mu migani. Waretse ako kantu nkagasobanura. Buriya abantu b'Imana bahamagawe bashobora guhamagarwa hari ibyo bateshejwe, barimo bahugiyemo. Ko ntabwo bivuze ko umuntu w'Imana adakwiye gukora. Ko biravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Bisobanura ko iyo mirimo umuntu agomba kuba agize ute, ayifite. N'utayifite yakurikiye Imana yo kwizerwa no kwiringira, ikoresha mu bumana bwayo umuntu w'Imana ikamuha icyo gukora. Ntago abantu b'Imana ari indakora. Noneho rero umuntu w'Imana atangira asitaragoringa mu buzima bubi. Yego.
cyo bita crise economique arempty, nta kintu afite kigaragara mu buryo bw'umubiri. Ariko uko agenda yegera Imana, Imana ikagenda irusha kumuha amasezerano. Iyo yihanganye akarindira, kuko umwanditsi yavuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Uwo muntu w'Imana iyo yihanganye, uko agenda yegera Imana niko agenda arushaho no kubona iterambere rizanywe n'Imana. Hanyuma abo bantu babigize indonke, nawe abitangira nk'uko nyine acuruza impano y'Imana yahawe rimwe risa akayihabwa ku buntu, ariko kumva kubw'indonke ziwe ashaka muri ya mpano, atangira yicuruza n'ibiguzi akabibona. Ariko iherezo, nanze gukoresha amazina y'abantu, ariko nawe nk'uko muri abahanga kandi mugenda mukurikira social media zitandukanye, iherezo ry'uwo muntu kugira ngo rigende rikura rizamuka riba ryiza, ahubwo rigenda rikura rirushaho kuba ribi cyane. Niho rero hari itandukanyirizo ry'umuntu w'Imana wahamagawe n'umuntu w'iyisi w'Imana wihamagaye atarahamagawe n'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Yego. None niba wenda bimeze bityo, tukaba twemera ko bigomba kuba bimeze, umuntu w'Imana koko yakagombye kuba akora ibyo gushaka kw'Imana, nk'umuntu uzakiyitirira izina ry'Imana akaryita kubera wenda inyungu ze runaka, cyangwa se kubera izindi nonyi. Ubundi bavuga ngo mu ijambo ry'Imana ngo bazabona ishyano. Iryo shyano ubundi aramutse wenda yarabikoze hari izindi nyungu akeneye, bikarangira yobeje ubwoko bwinshi cyangwa abantu benshi, iryo shyano akazaribona. Kuko harimo abantu bavuga ngo Imana ibaho, abandi bakemera ko itabaho. Buri wese n'uburenganzira bwe. Hari nk'umuntu wemera ko Imana hari ibyo ishoboye, ari ishobora byose, uwo muntu wamuha ukuhe kuri? Cyangwa se uwo muntu ushobora kuba yayobwa, wamuha iyihe humure kugira ngo nabasha guhura n'abo bantu azabashe rya humure rizamugereho? Bibiliya ivuga ko Imana izaza gutwara itorero, ariko ikavuga ko hazavuzwa impanda. Bivuga ngo abantu bazaba barapfuye ariko bizera Kristo muri bo bazazurwa basanganira umukiza ku bicu. Yego. Bivuga ngo n'abazaba bakiriho bacyambaye umubiri w'ubumuntu bazahindurwa kugira basanganire umukiza. Yego. Bivuga ngo hari abazazukira gusanganira umukiza, ngo azaba ari kumwe n'abamarayika bakomeye b'Imana, ngo nibo bazaba bafite bavuza impanda y'Imana ikomeye. Ngo abazaba bari mu gituro barapfuye bizera bazahera ko bumva iyo mpanda bazamurwe bamusanganire. Numva azabaho urugendo. Abazaba bakiriho nabo baherwe ko bahindurwe nabo basanganire umukiza. Ariko hari n'abandi bazazukira kubabazwa imyaka 1000. Urumve igihano cyabo kirabategereje. Icyo bakigira byose, hari ikiganza cya Kristo kirambuye, gifite intego yo kwakira uje akiganye. Kandi icyazanye Kristo ni ukugira ngo dukure mu byaha, mu makosa twari dufite, atwambura akamero k'umuntu, twambare akamero k'Imana, kuko twacunguwe n'umwana w'Imana rimwe risa, bitazongera kugira ikindi gitambo icyo ari cyo cyose. Yego. None niba uwo muntu wenda ashobora kuba azabona iryo shyano mu minsi y'imperuka, turabizi ko mu ijuru ngo nta kubabara, nta n'urupfu, ndetse nta no kwifuza ikindi kintu, uko byose ngo tuzaba tubifite. Uramutse ubonye ibyo byiza ku isi, iyo mperuka ikazaza cyangwa ikaba, ibyo byo mu ijuru, warabonye ibyo ku isi, ko ubutunzi bwo ku isi ngo biragoye ngo ko umukire azabona ijuru. Ibyo niko muri Bibiliya bivuga, niko n'imyizerere igenda itubwira ku bantu bagenda basoma ijambo ry'Imana. Uwo muntu yaramutse yarabonye ubwo butunzi bwo mu isi, ubwo mu ijuru bwaba bumurebaho iki? Urakoze. Biragoye, kandi niko kuriho kubw'ijambo ry'Imana. Twebwe tujya mu nzu y'Imana kugira ngo tuhabonere ihumure, ntabwo tujya mu nzu y'Imana kugira ngo tuhabonere umubabaro n'agahinda n'amaganya, ahubwo iyo dusanze Kristo adukuraho ibyo byose. Rero ntabwo mpagaze ku ntebe y'imanza ngo nce imanza, ariko abo bantu bafite ibibarindiriye, kandi iherezo ryabo rirushaho kuba ribi. Ariko mbibutsa ko Kristo arahagaze. Ndushaho gukangura abantu, umuntu wese arusheho kwibuka umuhamagaro
yahamagawe. yego Uwahamagawe yaritabye, kandi uwitabye yeretswe inzira agomba kunyura, kandi ahabwa amabwiriza y'urugendo. Icyo bita briefing, yahawe amabwiriza y'urugendo. Kuko itorero iyo riha umuntu inshingano z'ubupasiteri cyangwa n'ubutambyi, hari amabwiriza y'itorero ahabwa yuko atazakoresha inshingano ahawe mu nyungu ze bwite, ahubwo azita ku bwoko bw'Imana no kubungabunga itorero. yego Rero urumva uwarenze izo nshingano akarenga uwo murongo, hari ibyo arindiriye. Umushoferi uri mu nzira utwaye ikinyabiziga, hari amabwiriza agendera y'umuhanda. yego Iyo arenze ayo mabwiriza, kubiza amategeko y'umuhanda, iyo urenze ayo mabwiriza uteza ibintu bitatu mu muhanda. Icya mbere, uteza icyo bita gene de circulation. Icya kabiri, ushobora guteza impanuka mu muhanda. Icya gatatu, ushobora kubangamira abagenzi bawe muri kumwe mu muhanda. yego Rero ngabo abo bantu nabo bananiwe guhagarara mu rugo ngo bakore ibyo data yabategetse, yabahamagare gukora. Nabo bateza izo ambisikade cyangwa izo mpagarara mu nzira. Numva mbisobanura mu buryo n'urugero rworoshye umuntu wese yarushaho kumva. Imana y'amahoro ibaho umugisha. ndagira nkubwire akandi kantu kugira ngo wenda uhe ihumure nk'umuntu waramutse wahuye n'ibizazane, akaba yaragomeje guhura n'abantu bamuyobya cyane kurenza abamuha iryo humure. Ndagira ngo ubasha kumuha ihumure, hari abamama benshi cyangwa se abasore benshi, ntaciye ku ruhande n'abagabo n'abakobwa, bose bagiye bahura n'ibizazane byo kubura ihumure bitewe n'abiyita abakozi b'Imana cyangwa se no guhura n'ivugabutumwa ripfuye. Ndagira ngo abantu bahihumure, ubihanganishe kugira ngo wenda ibyo bizazane wenda bizere ko bishobora kuzaba byarangira. Urakoze Pierre. Kandi numva bene data bankurikiye, abandi banyumva. Mu buzima buriho busanzwe bwa buri munsi, hari ikintu kiriho kigoye. Gukangura umuntu wasinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu wisinzirije biragora. Donc uramukangura yisinzirije, abakumva niyakemera gukangura kuba afite intego yisinzirije. Ariko mboneho kubwira bene data ngo nimuze kwa Yesu, niwe karuhura. Dawidi we yaranditse mu gitabo muri Zaburi, aravuga ngo twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Arandi yanditse ugeze hirya aravuze ngo ibyiringiro byacu, impumeko yacu nziza, gukomera kwacu, kwizera kwacu, ubutabazi bwacu. Haleluya. Aravuga ngo niwe bibitsemo, ni Kristo bibitsemo. Rero begutana inzira, nimugaruke mu ihema rya hera, nimugaruke mu marembo y'i Yerusalemu. Nubwo abantu barushaho kugenda bapfa mu buryo bw'umwuka, ariko haracyariho abantu b'Imana, haracyariho abatambyi bazima bafite ibiganza byera kandi bikiranutse, byuzuye imbabazi n'ubuntu. Haracyariho abantu b'Imana barushaho kuyihendahenda ku manywa na nijoro. Nimuze. Yafite yabomora ibyabakomerekeje. Nubwo bahuye n'ingorane bagahura na dodani mu muhanda, ariko Kristo arambuye ikiganza kugira ngo abakire, yongera abanyuze mu muhanda utarimo dodani. Kuko nitugera iwacu tuzaririmba. Pierre, ijambo ry'Imana ravuga ngo hazabaho umunsi w'amateka, umunsi utangaje, abantu bose bategerezanyije amatsiko, aho umugore azaba ari kumwe n'umugabo ku gitanda kimwe, umwe akagenda undi agasigara, aho umubyeyi azaba yonsa uruhinja rukagenda nyina agasigara, aho umubyeyi azagenda uruhinja rugasigara. Rero ni umunsi w'amatsiko, kandi ni umunsi abantu b'Imana bazakira ihumure. Kandi nubwo tutaragenda, itorero ritaragenda, ariko nimuze, kuko abantu b'Imana bacyuzuye ibihumuriza byo kubwira ubwoko bw'Imana barahari. Nimuze muce bugufi, ahandi tuce gusenga Imana kugira ngo duhishurirwe umurongo w'inzira igororotse dukwiye kunyura. Imana y'amahoro ibaho umugisha. None nko kuba wenda gutanga umurongo mwiza wo kugira ngo ivugabutumwa n'ijambo ry'Imana ribashe kugera ku bantu benshi. Nge nko mu myemerera cyangwa nkuko nemera, nakwemera kwenda social media akagombye kuba nyambere kugira ngo inyuremo. None hari akantu wegeze uvuga ko ngo social media atari ngombwa cyane ku ijambo ry'Imana, kuko ituma ubuyobe bwinshi, ikwirakwiza ubuyobe cyane. We wumva nk'umurongo nyamukuru cyangwa ahantu hagombye kunyura ijambo ry'Imana kugira ngo rigere ku bantu benshi kandi ritange ihumure? Ako kantu nakavuze mu kiganiro cy'ubwashi. Imbabazi abantu b'Imana badukurikiye,
ko urambeshye uvuze icyo ntavuze. Navuze ko itangazamakuru cyangwa social media ryiza ku ruhande rumwe, kandi ndongera mvuga ko ariko ritaba ryiza cyane ku rundi ruhande. Bisobanura byombi ari bibiri. Yego. Impamvu navuze ko social media atari nziza cyane kuri kotimwe nuko abantu bajya kuri social media aho ngo bigisha abantu iby'ubwami bw'Imana, bagatinda ku mazina y'abantu bagendere ku nzika n'ibyo bapfa hanze, ahubwo bakabizana mu ruhame bameze nk'abari kwihumura kuri ba bantu. Mubwira ko ndakunda gutinda ku mazina y'abantu, ahubwo mba numva twatinda ku ijambo ry'Imana kugira ngo tubwire abantu ukuri kubijyanye n'ijambo ry'Imana. Nguha n'ingero ku bijyanye n'aho social media igiterane runaka cyangwa korali runaka zikoresha igitaramo runaka, hakabaho social media abitabiri ababonetse attendance muri rwa rusengero bakumva ubwo butumwa bwiza n'umwigisha n'indirimbo, ariko kuri barya batabonetse bakabasha kuba bakumva bwa butumwa bwiza bukabageraho kandi bagahinduka kubera social media. Mvuga n'abarwayi nabo nabagezeho, nabari mu nzu z'imbohe, nabari mu kandi kazi, uburyo ubwo butumwa bwiza bubagera bakoresheje social media. Ntabwo nayinenze, ahubwo navuze ko ari ibyigomba guhindura kugira ngo aho gutinda ku bantu n'ubidafite umumaro, ahubwo itinze abantu ku butumwa bwiza. Imana y'amahoro ibaho umugisha, kandi usaba imbabazi bene data kuko wari ugiye kuduhimbira ibyo tutaganiriye. Imana y'amahoro ikweze, Imana y'amahoro rwose ikweze, nanjye ngusaba imbabazi. Ndagira ngo hari nk'abantu benshi bayobejwe, ndagira ngo byibura kugira ngo tuze dusatire umusozo w'ikiganiro cyacu, abantu bayobejwe ubahe wenda nk'ibintu bajya bareberaho kugira ngo babone ko uyu muntu cyangwa ijambo ry'Imana kuko riri mu mucyo ritari kubajyana gihonomo kugira ngo bayerekeze mu ijuru cyangwa kugira ngo batazaribwa utwabo n'abandi bita abakozi b'Imana. Urakoze. Yesu yatambye igitambo rimwe kandi atamba igitambo kizima kidafite inenge. Hanyuma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ndumva ari mu bice 9 wereka umurongo wa mbere umanuka kugeza 4, haravuga ni Yohana wabivuze wahuye na Kristo, kuko barahuye baraganira bagirana ikiganiro. Yaravuze ngo data arakora nanje ndakora kugeza n'amagingo n'uyu. Ni ikiganiro Kristo ubwe yivugiye. Hanyuma abantu be kwizera ibitangaza abantu bari gukoreshwa kuko batazi uburyo babikoreshwamo, ahubwo bizera igitangaza kizima ari we Kristo. Icya kabiri, abantu nibazane ibitambo mu nzu y'Imana, ahera mu rutambiro rw'Imana, ahashyiriho umurongo abantu b'Imana bahurira n'Imana. Aho ni hehe ko nabandi baba bahafite? Rero ndaza kuvuga iki, abantu barahafite, ariko nibushize nababwe ngo leta y'ubumwe Imana yarayikoresheje ireberera abanyarwanda kure, kuko twari tumaze kuyobagurika, abantu b'Imana bayobaguritse. Ntabwo rero ndi umupasiteri ufite itorero runaka ngo mbwire abantu ngo bazi wanjye, oya. Nta nubwo kandi ndi hano ndi umuvugizi w'itorero runaka, oya. Ahubwo ndi hano nk'umuntu ugize ngo tuganira bene data ukuri kuriho ku ijambo ry'Imana. Ariko itorero ry'Imana rifite ibibiranga. Abantu bafite uko bagenda, bafite uko bakora, bafite uko basenga, bafite uko baterana, bafite uko bahura. Kandi umuntu wese yatendingaho umuhamagaro we umuganishishe. Yego. Ntabwo mpamagara abantu nk'ubunyanaka, navuze ko ntari umukonkera w'amadini n'amatorero, oya. None rero icyo nongera kwibutsa bene data, nibongere basenge bayoboza Imana inzira, kugira ngo Imana irushe kubibutsa umuhamagaro bahamagawe. Umuntu niyibuka umuhamagaro yahamagawe, nicyo kizatuma kumurusha no kwibutswa guterana kwe kwera k'ubwoko bw'Imana. Nk'uko umukanishi wa moto atazinduka ngo yambare igisarubeti ajye gukanisha amamoto, oya, ahubwo ajya mu garaje y'imodoka. Umukanishi w'amamoto nawe ntazinduka ngo ashyire mu isarubeti ajye mu igaraje modoka. Aha, ni nako rero guhamagarwa kwa Piyeri urimo ushaka kugira ngo ambaze ibibazo byinshi. Umuhamagaro ufite
si uwa papa wawe si n'uwa mama wawe Yego. wawuhamagawe n'uwiteka yego uwo muhamagaro niwo ugomba kongera kwegera ukayoboza imana inzira ikakoriyanta ukwiye guteranira kandi uzajyana icya cumi cyawe n'amaturo ukabishyikiriza abatambyi wowe ukaba ushoboje gukiranuka kwawe kose ku bya cumi n'amaturo kuko Yego. namumvishe bifite ibibazo cyane ahubwo urubanza rufite uwo wabishyiriye utazabikoresha ibyo bigomba kugira ute gukora ariko si ngombwa ngo bitange ubihe umuntu nawe uzi ko wenda uramutse ugize amahirwe cyangwa n'Imana ikagufasha ukamenya ko ari kubikurya si ngombwa ngo nawe ujye kubitanga uwo muvuma ujye kuko n'ubundi aba uko ni ukwaya bifatikanyije no kutamenya reka no gukoresha ijambo rikakaye nari ngiye gukoresha ijambo ryitwa reka ndireke no kutamenya kankoresha ijambo kutamenya ariko twatambiwe igitambo rimwe risa igitambo ari we Kristo ibindi ni imihango y'idini cyangwa y'itorero ariko hari iby'ijambo ry'Imana ridusaba kuzana mu nzu y'iki y'Imana numva nde tugera ku musozo Imana y'amahoro ibaho umugisha aho bene data batasobanukiwe abadukurikiye n'abatwumva wenda bazarushaho kugenda batubaza kuri nimero za telefone cyangwa se banyuze kuri TV kuri MPO TV bandika no kuri komanteri hanyuma n'icyo uzabona bambajije nanjye uzambwira nzabasha gusubiza bene data kandi tuzabarangira tuzaburiyanta kugira ngo barusheho gusagwa n'ubuntu bw'Imana Imana y'amahoro ibaho umugisha tuzasubira murakoze cyane nanjye nshimira buri umwe wese ukomeje kugenda abana natwe umuntu w'ingirakamaro banye natwe waduteye inkunga umuntu wakanze subscriber umuntu ukomeje gutweka ko turi kumwe umunsi ku munsi uwo muntu nta kintu na kimwe twabona twamunganya nacyo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubundi ngo niba ubonye umuntu niba hari uteye ikirenge agusanga mwakire umugani utumye ngaruka kandi narimbaye nk'usezeye hari indi umuririmbyi yarimye ngo aravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana rero ntabwo ndi umuvugizi w'iri tangazamakuru ahubwo twari mu buryo bwo kuganira ijambo ry'Imana ariko ukoze ibyo mumumenyeshe kuko nimwe mubizi neza no kubibasubiriramo ariko ukoze ibyo hanyuma afite intego kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza nawe abihererwa umugisha Imana y'amahoro ibaho umugisha murakoze cyane Imana ibarinde